Mbaye ikaze kuri Karo TV show. Uyu munsi reka tuganire ku bintu bibiri bifite akamaro mu bworozi bw'inkoko udakwiriye kwirengagiza niba uri umwe mu bantu bakora ubworozi bw'inkoko kandi ukaba witeguye kuba wabuteza imbere ukagera ku kindi cyiciro cyo hejuru cyane. Umunyu ndetse n'ivu buriya bifite akamaro kenshi cyane udakwiriye kwirengagiza niba ushaka guteza imbere ubworozi bw'inkoko zawe. Umunyu usanzwe uyu nguyu turya nyine nkuko ubona ahangaha, uyu ni umunyu usanzwe bita sodium chloride mu rurimi rw'icyongereza. Uyu munyu rero ufite akamaro kadasanzwe mu kuba wafasha ubworozi bwawe bw'inkoko kuba bwatera imbere neza cyane. Ikindi kintu udakwiriye kwirengagiza ni ivu. Ivu naryo murarizi, ivu nkuko rikomoka ku nkwi, nyine inkwi abantu bacanye rigasigara. Ivu buriya naryo rigira akamaro mu bworozi bw'inkoko. Ibi bintu bibiri nibyo tugiye kuba twarebera hamwe, nyine turebere hamwe akamaro k'ivu nkuko muribona ahangaha, ndetse n'uyu munyu uko mubona nyine uyu nguyu abantu barya witwa sodium chloride. Yes, nabahaye ikaze ni kuri Karo TV show. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like, ubundi tukinjira muri iri somo uko ryakabaye neza cyane. Turebere hamwe ibi bintu uko ari bibiri kuko ni ibintu by'ingirakamaro udakwiye kuba wakwirengagiza. Umunyu ugira icyitwa calcium. Calcium ifasha kuba inkoko zarema amagi. Buriya abantu bakora ibiryo by'inkoko zitwa layers, nukuvuga ngo ni ibiryo by'inkoko nyine zitera, ntabwo babura gushyiramo uyu nguyu kuko nawo ufasha mu kuba inkoko zarema amagi ndetse no kugira amagufwa akomeye. Icyo ni ikintu cya mbere udakwiriye kwirengagiza kuko umunyu muri ibiryo byose by'inkoko zitera, umunyu uba urimo kuko ugira akamaro muri ibyo bintu bibiri maze kubabwira, bijyanye no kuba umunyu ufasha mu kurema amagi ndetse no gutuma imibiri y'inkoko ikomera. Akandi kamaro k'umunyu ni uko umunyu utuma inkoko zigira apeti. Umunyu utuma inkoko zigira apeti, nyine zikarya ubundi zigatanga umusaruro, bitewe nuko iyo ziri kurya cyane nyine bivuze ko zigomba gutanga n'umusaruro. Turarebera hamwe rero ukuntu ugomba gukoreshwa kuko umunyu ntabwo ushobora kuwukoresha ku kigero cyo hejuru cyane nk'ibindi bintu bisanzwe, kuko iyo ubaye mwinshi ushobora kugira ibyago byinshi cyane, wateza inkoko zawe no gupfa zapfa mu gihe utabyitaho, kuko umunyu mwinshi yewe no ku bantu ugira ingaruka. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya quantité uzakoresha mu bworozi bwawe bw'inkoko. Ivu rero nacyo ni ikintu cyiza cyane mu bworozi bw'inkoko kuko ivu rigufasha mu bintu byinshi nko kurwanya ubuhehere ahantu inkoko ziba. Inkoko ziba nkuko mubibona ahangaha, inkoko ziba ahantu hagomba kuba humutse, ivu rero naryo rizifasha kuba hakumuka. Iyo urishyira ahantu ziba rigenda rifata bumwe mu buhehere buba ahantu ziba, bityo ugasanga harumutse neza, bikaba byiza nyine kuba inkoko zakura neza. Urumva ko ibi ni ibintu bibiri udakwiriye kuba wakwirengagiza, ndetse ivu naryo rikagira akandi kamaro ko kuba rirwanya indwara zifata mu mababa y'inkoko. Mu mababa y'inkoko nk'utuntu tw'udukoko cyangwa se udupeste cyangwa se ibyonyi bifata mu mababa y'inkoko, ivu naryo rigira akamaro mu kuba ryabirwanya. Ubundi ivu rikaba rifite utwo tumaro twinshi dutandukanye. Ibi bintu rero hari uburyo bikoreshwa kandi hari n'uburyo hari n'icyitonderwa. Ntabwo uzabikoresha ngo wumve ko byasimbuye indi miti wari gukoresha. Ntabwo wakoresha ivu n'umunyu ngo wumve ko byasimbuye indi miti cyangwa se izindi nama zose wari usanzwe uzi, ahubwo ibi ni ibintu bigufasha kuba wakora ibi bintu neza, nyine wateza imbere ubworozi bwawe neza. Ariko nanone niba hari indi miti ufite ntabwo byatuma utayikoresha. Ibi ngibi nyine birakunganira, ariko nanone ugakomeza gukoresha indi miti usanzwe ufite, ndetse ukumva n'inama abantu bakubwira mu bijyanye n'uburyo inkoko zawe uzitaho cyangwa se mu bijyanye n'indwara zaba zirimo ziragaragaza. Umunyu usanzwe rero bita sodium chloride ushyirwa mu biryo by'inkoko ku kigero gitandukanye. Urugero nk'ibiro 500, ibiro 500 mu ruganda ahantu dukura cyangwa se ahantu tubikurikirana ibijyanye n'ibiryo by'inkoko dushyiramo ibiro bigera kuri bibiri by'umunyu. Urumva ko ni ikintu, ni quantité ikenerwa nto cyane kuko urumva icyo kigero nawe uracyumva mu biro 500 tugashyiramo ibiro 2 by'umunyu. Urumva ko ni quantité nkeya cyane. Nawe rero niba uri umuntu uzi kuba wakora imibare, watumenya ibyo uzajya ukoresha bitewe n'ibiryo ufite. Uyu munyu rero ushyirwa no mu mazi
mu mazi uzagaburira inkoko zawe ugasanga zikuze neza, ushyirwa mu mazi ariko nawe ugashyiramo ku kigero gikwiriye. Iyo urengeje ikigero bishobora kuba byagira ingaruka biteza imibiri y'inkoko ndetse no kuba zapfa mu gihe utabyitaho. Ivu rero nk'uko mwaribonye nariberetse, ivu naryo rigira ako kamaro kenshi nagiye babwira mu kurwanya udukoko mu mababa y'inkoko ndetse n'ubuhehere ahantu inkoko ziba, bityo ugasanga inkoko zawe ziri kuba ahantu heza kandi humutse, ubuzima bwazo bukagenda neza. Ikindi ivu twagarukaho nuko ivu buriya rigabanya umwuka mubi ugaragara ahantu inkoko ziba. Ahantu wororera inkoko zawe hashobora kuba haba umwuka utari mwiza niba udakora amasuku neza. Ivu rero kuba warikoresha bigufasha kuba byafata bwa buhehere nababwiye, bityo ugasanga ahantu ntabwo hari umwuka utari mwiza, nyine ugasanga nta hantu heza hasa neza iri vu nyine warikoresheje. Ntabwo bigoye rero ivu abantu bacana ku mbabura, inkwi. Ivu ni ikintu kidahenze cyangwa se batabura, ni ikintu batabura. Bityo rero nawe niba ushaka guteza imbere ubworozi bwawe bw'inkoko ugomba kumenya ko ivu ugomba kuba warikoresha. Ese wigeze utekereza uburyo umunyu ukoreshwa? Uyu munyu ufite akamaro, nawe ukwiriye kumenya, ukamenya uburyo uzajya uwukoresha, nyine ukamenya quantité uzajya ukoresha. Mu bijyanye no kuba inkoko zigira igogora rimeze neza, uyu munyu ufasha inkoko kugira igogora rimeze neza, nyine zikajya zirya ibintu bijyanye n'igogora, nyine urabyumva, ni uburyo zisohora ibyo zariye bityo zigakomeza kugira ubuzima bwiza. Uyu munyu rero ugira akamaro muri ibyo bintu byose, muri izo process, bityo imibiri y'inkoko igakomeza kumera neza cyane, ugatera inkoko apeti kabisa. Inkoko zigajya zishamadukira ibiryo, kandi uko zirya cyane, niba ari nk'inkoko z'inyama, bihita bituma zongera ibiro ku buryo uzishyira ku isoko zihagaze amafaranga menshi cyane. Uyu munyu ntabwo ugomba kuwirengagiza, ariko icyitonderwa ukamenya ingano ukoresha, kuko iyo ukoresheje mwinshi ushobora kuba wagira ingaruka nyine ku bworozi bwawe. Niba hari amakuru mashya wungutse kuri ibi bintu bibiri uko tumaze kubivuga, umunyu ndetse n'ivu, nabyo utwandikire muri comment. Ikindi utubwire uko ibi bintu ubyumva, cyangwa se izindi nama zawe nawe uko ubitekereza. Tugende tungurana ibitekerezo. Hano ni kuri Caro TV Show. Twiteguye kwakira igitekerezo cya buri umwe bitewe n'ubumenyi cyangwa se n'inama nawe yagira abandi borozi, kugira ngo nabo ubworozi bwabo bubashe kuba bwatera imbere. Ndabashimiye. Je nitwa Mr Sam. Niba warakoze subscribe, ni umwanya wo kuba wayikora, cyangwa se niba utarayikora. Ubundi tunashimira abakoze subscribe mwese.